Yes, ndagusuje wowe wamaze gukora subscribe kuri International Harmony TV nk'ibisanzwe rero ni Siyaji Talento. Ndagushimira kuba warakoze subscribe kandi nkomeje kugushimira uburyo ugenda ureba ibintu byacu ukabikunda ukaduha comment ndetse na like. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe nk'uko ngenda mbibabwira buri munsi ntago ndi njyenyine nabazaniye umutumirwa. Njye ntago ndamubabwira, aratangira twibwira atubwire se ninde, ni muntu ki, akora iki, nuwahe, byose turagenda tubimenya gake gake. Mwebwe nimujye kure ya televiziyo yanyu kugira ngo dukomeze kugenda tubana 5 kuri 5. Ikaze kuri International Harmony TV. Murakoze cyane. Amazina ninde, tangira wibwira abagukurikiye ubabwire uwo uri muri rusange. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mbarushimana Justine, ndi umuririmbyi. Ati nitwa Justine, ndi umuririmbyi, niga muri kaminuza. Wiga muri kaminuza ya Justine? Niga muri ICK. Institute Catholic de Kabgayi. Ubwo ni muri iseka niko twavuga, babyita iseka. Wiga ibiki se? Habamo umuziki? Oya, ntabwo habamo umuziki. Njyewe niga icungamutungo. Icungamutungo. Yes, njyewe niga icungamutungo, ariko ahanini ntabwo turaganira ku bigendanye n'icungamutungo. Ubu tugiye kuganira ku bigendanye no kuririmba ko cyangwa n'umuziki we muri rusange. Sinzi agiye kudusobanurira, aratubwira ngo ni umuririmbyi, ubwo uri umuhanzi muri rusange cyangwa ndibeshye? Ntabwo uri umuhanzi, uri umuririmbyi. Umuririmbyi n'umuhanzi ni biratandukanye. Ndabizi ko bitandukanye. Ndi umuhanzi, wenda hari indirimbo ntabwo ndaza uploadinga, ariko ndi umuhanzi, ndi umuririmbyi. Murakoze. Yego. Uririmba ihe njyana? Gospel. Nimba gospel. Uririmbira abakunzi bawe cyangwa se abakurikiye International Harmony TV kugira ngo bagende bamenya neza Justine ni muntu ki? Naindi mana nziringira n'abana inditsashira mu nzira zanjye. Amen. Murabyumva neza kabisa. Ati nayindi mana nziringira nani yazashyira mu nzira ze. Justine, ndakubaza akabazo gatoya nkunda kugirira amatsiko. Kuririmba umuziki wa gospel kuri iki gihe, sibyo? Umuziki wa gospel utandukaniye he n'indi muziki? Kubera iki ubaza umuhanzi agahita kuvuga ngo ndirimba indirimbo za gospel? Indirimbo za gospel amaza ngo ni indirimbo zimeze gutaka, kuvuga ngo ni indirimbo z'Imana. Indirimbo z'Imana ni izi, zitari z'Imana ni izi? Murakoze. Uko mbyumva cyangwa uko mbizi, indirimbo z'Imana ni indirimbo ziramya zikanahimbaza Imana, niko mbitekereza. Hanyuma nubwo aba ari abantu baba bazihimbye, ariko ziba zifite topic yo guhimbaza cyangwa se kuramya Imana. Murakoze. None se ko bajya bavuga ngo ibyaremwe byose byaremwe nawe cyangwa ni ibyayo, bariya baririmba iby'isi bakaririmbira iby'isi kandi iby'isi nabyo ari iby'Imana, bo twabita bake? Uriya muziki twawita uwiki? Uriya muziki ntabwo mpakanye ko abantu baba bawukora atari abantu b'Imana. Kubera ko ni abantu b'Imana, ariko bawukora bagamije kuvuga hagati yabo muri rusange, ariko baba bafite izindi topic, ariko gospel baziririmba bafite topic zerekeye nyine no kuramya no guhimbaza Imana. Hanyuma izindi zikaba zifite gutaka cyangwa se kuvuga ku bintu runaka by'isi. Murakoze. Ariko iby'isi ni iby'Imana. Yego, nabyo ni iby'Imana kuko niyo yayiremye. Yego, murakoze. Justine, ndakomeza kugenda tuganiriza abakunzi ba International Harmony TV kugira ngo barusheho kugenda bamenya Justine ni muntu ki. Justine, ubu ngubu ndakubaza, umuhanzi waba ukunda uririmba indirimbo za gospel muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa ku isi yose muri rusange, ninde? Murakoze. Mfite abahanzi nkunda benshi, ariko muri bo harimo abahanzi babiri. Yego. Harimo Giselle Precious, nubwo yitabye Imana ariko aracyari muri njyewe, ndetse ntekereza ko atari njyewe njyenyine, aracyari mu bantu benshi. Ibihangano yasize biranyubaka, biramfasha, ndetse simpwema kumwigiraho n'ubundi nubwo atagihari. Uwo nguwo ni uwa mbere. Uwa kabiri, nkunda umuhanzikazi witwa Aline Gahongayire. Aline Gahongayire, niyo ndirimbo ya Aline Gahongayire ukunda kurusha izindi? Ndanyuzwe mu mutima wanjye, mfite indirimbo ibihumbi, narindi jambo nshaka kuvuga usibye
rigushima. Justine urakoze cyane uzi kuririmba cyane njye nabikunze buriya hari ikindi kintu numva nanjye ndumva ntangiye kuza muri wa mujyo wahoze uri kubwira abantu ati umuziki wa gospel nguyu utari wa gospel nguyu ndumva nangiye kuza muri wa mujyo urimo urabyumva ute karibu cyane urumva ari fresh none Justine hari ukuntu nkunda kubaza umuntu ngo niba uri mu kintu ni nka hehe wumva wifuza kugera mu bintu urimo umuziki wawe cyangwa mu buririmbi bwawe ni uruhe rwego wifuza kuba wakandagiraho cyangwa ukavuga ati ndumva navuye ahangaha ariko ndumva nifuza kugera kuri iki ngiki cyangwa ndumva nifuza kugera ahangaha niweho nk'umuhanzi twabyita ko ukiri mutoya muri muzika kuko ntago twavuga ko wenda uri muri ba bandi bamaze kugera iyo bagera nawe uracyari mu nzira yo gushaka iterambere rya muzika twibaza ngo ni hehe waba wifuza kugeza umuziki wawe murakoze umuziki wanjye mfite intego kugeza ku isi yose nkabwiriza ubutumwa bwiza yego nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira murakoze nkibaza ngo uratubwiye ngo umuziki wawe urashaka kuwagura ukagera ku isi yose ibyo ni byiza cyane kandi ni ibintu twese tuba twifuza mu myuga yacu cyangwa mu buzima bwacu bwa buri munsi buri muntu wese aba yifuza kuba yagera ku ntego ze nkibaza ngo wumva ufite management cyangwa wumva uzabigeraho unyuze mu zihe nzira murakoze inzira zo ntekereza ko nzakora ariko na management nyine ubundi bufasha bwose cyangwa se ubundi bushobozi bwose aho bwaturuka nabwakira kuko byose bidufasha kugira ngo tugere nyine kuri ya ntego yo kubwiriza ubutumwa bwiza n'ibyo ngibyo ndakubaza ikibazo gitoya ntabwo ari ikibazo ariko ni icyifuzo ufite management se oya waretse tugasaba abantu bakurikiye International Harmony TV kugira ngo abantu bose bazabona iki kiganiro cyangwa bazumva iyi mpano hari ukuntu iri kugenda ibakora ku mitima bumva ari ibintu bigiye biryoshye wabasaba iki kugira ngo ubashe kuba wagera ku ntego zawe niki wasaba abafana cyangwa wasaba abakunzi bawe ushaka kuba bakunda ibihangano byawe maze iminsi mike itari myinshi mbonye indirimbo washyize hanze ya ndirimbo yaranshimishije cyane nubwo ari cover se yego ni cover iriya cover bayita ngo iki abayita iyo niyo data indirimbo ya Alarm Ministries nakoreye cover yego urebye by Justine iriya cover yakomeje kugenda ikundwa bidasanzwe n'abantu kandi benshi bagiye batandukanye ku buryo abantu bagiye bibaza ati se uyu nguyu niwe nyiri iyi ndirimbo buryo natambutse ahantu henshi numva bari kuyicuranga ngira amatsiko yo kugushaka kugira ngo tuganire kugira ngo tubashe kugenda tumara amatsiko abanyarwanda cyangwa n'abatuye isi muri rusange bagiye bakomeza kubona iriya ndirimbo ikomeza gutrendinga kuri social media iriya ndirimbo igitekerezo cyo kuyikora wayihisemo gute wayitekerejeho gute murakoze uko nayitekerejeho narayumvise nkora ku mutima iramfasha nyitekerezaho cyane numva koko Imana niyo data ndavuga reka mfatanye na bene data tuyamamaze iki wasaba rero uko nari ndimo mbivuga mu kanya gatoya dusubiye inyuma gatoya ni iki wasaba abakunzi bawe cyangwa abahakunze abari kugenda bakunda ibihangano byawe muri rusange ni iki wabasaba kugira ngo wa muziki wawe cyangwa bwa buhanzi urimo bushobore gukomeza kugenda butera imbere murakoze ikintu nabasaba no kunshyigikira mu buryo bwose bushoboka nk'uko rero muri kubyumva akeneye ubufasha bwanyu mu buryo bwose bushoboka kugira ngo nkunda kubivuga cyane iyo nakiriye nk'umuririmbyi cyangwa nk'umuhanzi hano kuri International Harmony TV biba bisaba yuko burya na ba bandi harya bajya bavuga ngo nizabikaga zari iki zari amagi ati zari inkoko nizabikaga zari amagi tugenda tubona kabisa hanze ahangaha ejo tukabona umwana mushyashya tukabona abandi bashyashya ariko nabo duhamya neza tudashidikanya ko biba atari ku bwabo wowe uwumva iyi mpano kabisa ukabona hari ikintu iri kugenda ikora ku mutima wawe ushobora kugira uko ubigenza cyangwa ubufasha ubwo bwose wabona bwamusapotinga kugira ngo umuziki ubashe kugenda uzamuka ni Justine kabisa support iyo ariyo yose burya ku muhanzi cyangwa ku munyamuziki ku muririmbyi iba ari iyo ngiyo wakora subscribe wakora iki kuri YouTube channel ye ibyo ni ibintu kabisa bigenda birushaho kugenda bimwubaka cyangwa birushaho kugenda bituma umuhanzi yaguka akagenda aba umuntu munini cyane Justine ikibazo cya nyuma cyangwa
akantu ka nyuma nshobora kuba nakubaza ni ukubwira abakunzi adresse zawe kugira ngo n'uwaba afite icyo gitekerezo bizamworere kuba yakubona habe kuri telefone se cyangwa kuri social media. Ugira YouTube channel? Yego ndayifite. Yitwa ngo iki? Yego muri iyi minsi indirimbo zanjye ziri guca ku Nkoramutima TV show. Nkoramutima TV show. Murabyumva ko ziri kunyura ku Nkoramutima TV show, ariko se uwashaka wowe kukuvugisha ku giti cyawe noneho nka Justine ni nka gute ashobora kukubona kugira ngo mubashe kuba mugenda kabisa mubana 5 kuri 5 cyangwa mukorana ibikorwa byanyu bya buri munsi bigendanye na music? 07. Izo ni nimero za telefone? Ni nimero za telefone 0788 72 53 837. Yandikira kuri WhatsApp. Yego murabyumva neza ko ushobora kumwandikira kuri WhatsApp kuri iyo nimero aguhaye, cyangwa iyo nimero uri kugenda ubona kuri screen za televiziyo yawe, cyangwa aho uri hose izo nimero tubandikiye televiziyo yawe ni nimero ushobora kubonaho uyu muhanzi wacu Justine, kandi tumubwira ngo Imana ikomeze yagura impano ye, kuko mu by'ukuri ni umuhanzi uri kugenda ubona ko ibintu ari kugenda akora kabisa ntago ari ibintu ari kugenda atiratira agira gute, ni impano imurimo, ni ibintu bimurimo kabisa. Urumva ko araririmba ukumva nawe hari ahantu uvuye, hari ahantu ugiye. Nifuje kuzataramana nawe undi munsi utari uyu nguyu, tugataramira abanyarwanda kabisa, twazanye n'ibyuma tugacuranga bakumva Justine neza uwo ari we. Nicyo bateganyiriza muri iyi minsi? Hari indirimbo ngiye yakoreye cover ngiye gusohora ya Giselle Precious, ariko ndababwiye n'umuhanzikazi nkunda nakundaga cyane. No minsi iri imbere hari indi yanjye nayo nzabaha. Murakoze cyane rero, reka tubashimire mwe mwakomeje kudutega amaso cyangwa mwakomeje kudukurikirana aho muri hose hirya no hino impande zose z'isi. Tubabwira ngo wowe utarakora subscribe ukomeza kugenda ubona ibintu dukora ukabona gutya hirya no hino bicaracara cyangwa ukabibona wihitira, turagusaba ko wakora subscribe kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5, cyangwa kugira ngo ujye ubona ibikorwa byacu bya buri munsi. Niba kandi bigushimisha cyangwa ubona hari ukuntu bigenda bikunezeza, twandikire muri comment tubwira ati ni byiza cyane kabisa. Numva hari ukuntu byageze ku mutima ndani ukore share, ubundi ukore na like. Turakomeza kugenda tunezerwa tumerana neza, tugenda tubagezaho ibintu byiza. Mwakoze rero kudukurikirana. Yari Siyaji Talent.